Hello, welcome and welcome back to my channel. Narimo nkora amasuku ndavuga fate kando kanya mu gihe ndi gukora amasuku maze koga ngiye gusiga amavuta mu mutwe. Ndavuga tuganire. Okay? Mu gihe ndi gusiga tugume tuganira. Aba mama, abadamu female, abadamu, abakobwa muze hafi. Kubera iki ikibazo cyanjye kivuga ngo kubera iki abadamu bakunda amarushanwa, kubera iki umudamu abona umwe akoze ikintu akumva ko nawe nicyo yakora cyangwa yakora yigereranyije ku wundi. Mu minsi ishize narimo nganira n'abana banjye twicaye, noneho umukobwa wanjye mutoya Diza ahita aravuga ngo mami turimo turaganira ikosa ari yakoze, turimo turamuyigisha akajya avuga. Noneho mukuru wiwe Damara w'imyaka 6 ahita aramubwira ngo Diza ngo aransuzugura ngo anigiye ajya avuga ngo ni umuhanga kundusha. Noneho Damara abivuze tutatubwira Diza ibyo bintu warabivuze koko uri umuhanga kurusha Damara? Ati yego. Cyabivuze kirakaye nyine ati yego ndi umuhanga ndamurusha ubwenge. Kubera iki se? Ngo kubera ko ndasoma kumurusha. Urasoma kumurusha vuba? Ati yego. Tuzana ibitabo nyine kitakirasoma vuba nyine ariko ntaga murusha kuko bose ninjye nabigishije gusoma. Diza ari ibintu atarageraho nubwo asoma neza. Noneho havamo isomo ryo kubigisha, ariyo message nshaka kubaho no munsi yo kutigereranya, kutagereranya ubuhanga bwawe cyangwa ubumenyi bwawe, experience yawe. Wumve ko wateye imbere kurusha runaka. Mbese success, icyo bita success, iterambere ryawe ntago waripimira ku bandi bantu. Nibyo nabigishije bose uko ari 5, nahise mbahamagara ndabicaza mu cyumba, turi mu cyumba ndabibabwira. Akenshi ukunda gusanga cyane mu banyafrika, twega abanyafrika ujya dukompara iterambere ryacu n'abandi bantu, ukumva ko niba runaka afite imodoka imwe wowe ukaba waguze 2, ukumva ko wabaye umukire kumurusha. Niko abantu benshi bakunda kubireba. Noneho message nshaka gutanga ni nayo nahaye abana. Ujye wikompara cyangwa ujye ureba iterambere ryawe, success, gutera imbere kwawe, ujye ubigereranya nawe ubwawe, wowe uwo wari uriwe ejo hashize n'uriwe uyu munsi. Ese wateye imbere? Ese warakuze? Ese hari ubumenyi bwiyongereye? Ntukigereranye n'abandi, ntukavuge ati ubwo twembi umwaka ushize tutari dufite amamodoka, uno mwaka dufite amamodoka, cyangwa njyewe mfite imodoka runaka ntafite imodoka. Wumve ko wateye imbere kumurusha. No, ahubwo ujye ureba uvuge ati umwaka ushize nari nkeneye imodoka cyangwa nari mfite icyifuzo cy'imodoka, uno mwaka nayigezeho. Aho rero uzumva ko wateye imbere. Niba wari ufite ubukene runaka, ubumenyi runaka, ukaba wari ubukennye, ukavuga ati umwaka ushize sinari nzi guteka ariko uno mwaka namenye guteka. Niko wakagombye kugereranya. Ntabwo wakagombye kugereranya iterambere ryawe, success, ibyo umaze kwiga, ubumenyi bwawe ngo bugereranye n'undi muntu. Nibyo abantu dukunda gukora. Abanyafrika hoho ni nk'indwara. Akumva ko vision yawe niba ari uguhangana n'abandi bantu nta kintu uzageraho. Uzajya wikompara, wigereranya n'abandi bantu buri gihe. Wumve ko wowe uri gutera imbere ugereranyije n'abandi. Iga ahubwo gutera imbere wirebeyeho, ukavuga se umwaka ushize ko nari mfite izi gahunda nateye imbere. Se uno umwaka ushize wenda ko nashaka kwiga Icyongereza, uyu mwaka narakize. Se uko nari meze umwaka ushize uno mwaka amaze kwiyongera ubumenyi. Noneho ugereranye na wowe w'umwaka ushize cyangwa wowe w'imyaka ishize. Wenda ukavuga ati mfite umwana umwe, ndi umumama mwiza. Ese uvuge ati maze kuba umumama mwiza ku bana 5 cyangwa uwa mwana umwe mfite, iyi myaka mumaranye, ubumenyi bwanjye nka mama buri kugenda bwiyongera. Ntugereranye kuba mama mwiza kwawe n'undi mudamu. Uvuga ati uriya ntago yita ku bana be, njyewe nita ku bana banjye neza kumurusha. No, ntago ariko byakagombye kumera. Ujye ufata ubumenyi bwawe ufite today
uno munsi wigereranye uzane wowe w'ejo, imyaka ishize wikompara uvuge se narakuze. Noneho uzane umuntu wawe w'ejo, wowe uwo wari uri w'ejo, uvuge ngo uno mwaka se narakuze. Gukura kwawe rero ntabwo wigereranya n'undi muntu, kuko bariya bandi nabo bafite imigambi, ni imigabo mu Kirundi, ni imigambi, plans, ibintu bipanze. Arashobora kuba hariya wowe uri kwigereranya nawe ari nka 1/10, wowe ukaba uri nko kuri 80, ukajya wibwira ngo ndamuruta, kandi we niho agitangira. None ntukige kwigereranya n'abandi, kubera ko abandi ntuzi gahunda zabo, ntuzi ibyo bashoboye, ntuzi ibyo bapanga, ntuzi ibyo baha agaciro. Mbese iyo utazi umuntu gahunda afite ntabwo ujya kwigereranya nawe. Noneho twige kutigereranya n'abantu. N'umwana wawe ntukamwigisha umubwire ati ugomba kwiga kino kintu ukimenye ujye ugikora neza kurusha umwana wa runaka. Urabona umwana wa runaka akora bino, ugomba kubikora kumurusha. Kubikora kwiwe kumurusha ntabwo ari bwo bumenyi, ntabwo ari ko gutera imbere kurusha wa muntu. Ajye yikompara avuge ati uyu mwaka ko kino kintu cyari cyananiye gukora, niki nakora kugira ngo ntere imbere muri uyu mwaka. Noneho aho niho umenya niba uri umudamu, niba uri umugabo, niba success yawe, iterambere ryawe, niba wipimira ku bandi bantu. Ntuzi vision zabo, ntuzi ibyo bapanga mu buzima. Rero iga kugereranya kuri wowe wenyine, ujye wipima ku munzani uvuge ati umwaka ushize nageze kuri ibi n'ibi, nihaye kugera kuri ibi. Ese nateye imbere? Ese ubwenge ibyo nize nihaye kwiga ibi n'ibi, uno mwaka ameze gute? Ucekinge urebe se nateye imbere. Gutera imbere kwawe ntabwo ari ukwikompara n'abandi. Ntabwo mufite umufuko umwe, ntimufite gahunda imwe, ntimufite vision, cyangwa nyine aho muganisha ubuzima. Ntabwo muri bamwe. Intambara muhura nazo ntabwo ari zimwe, buri wese ahura nize. Kwihangana uko muteye, courage n'ibiki byose mugenda mukora, ntabwo muri bamwe. Rero ukajya wigereranya n'abandi. Abadamu bo sinavuze, arashaka umwana wanjye yambare neza kurusha umwana wa runaka, akumva nyine yateye imbere cyangwa yabishoboye. No kubishobora kwawe ni ukureba se umwaka ushize nakoze gute, uyu mwaka ndakora gute. Noneho ukompare, wicara ubishire hamwe uvuge ati uno mwaka nakoze neza. Okay, tugende twige kutigereranya n'abandi, ahubwo tujye tugereranya twebwe. Njyewe w'uno munsi nigereranye na njyewe w'umwaka ushize. Ese narakuze? Ese imyitwarire yanjye nari improvinze, ibyo bita ku improvinga, nabaye mu mama mwiza cyangwa nabaye umudamu mwiza? Noneho uhita umenya ngo hano nakoze nabi, hano nakoze neza, hano narakuze, hano sinakuze, reka nshireho imbaraga. Okay, ntukigereranye n'undi muntu wumve ko ibyo ukora byose ugomba kwigereranya n'undi muntu. No, n'abagabo, simvuga abadamu gusa, simvuga abana gusa, ndavuga abagabo. Vision yawe ni wowe uyifite nk'umugabo. Ntukigereranye n'undi mugabo, ntukavuge ati undi mugabo yarize. Vision yawe be kwiga, urigereranya nawe. Wowe reba gahunda nihaye uno mwaka ni yihe, uyikore neza, utitaye kuri success, kubyo abandi bakoze bakagira amahirwe bakageraho. Nawe ugira ibyo ugeraho mu buzima bwawe utitaye kubyo abandi. Sibyo? Murakoze, Imana ibafashe. Tureke kwigereranya n'abandi, ahubwo ubumenyi bwacu, iterambere ryacu tujye turi kompara, tujye turigereranya n'ejo hashize. Turebe se ejo hashize twari tumeze gute, uno mwaka tumeze gute. Niba uri umudamu, kurera abana bawe, ntukajye ureba ngo ngo nakakora gutyo. Ujye ureba uvuze umwaka ushize nari umubyeyi umeze gute, ese nariyongereye, nateye intambwe, ese nabaye umumama mwiza. Ibyo nibyo biguhesha gukura no kuba icyo bita mature, kuba umuntu w'umunyabwenge, gukura nyine mu mitekerereze. Ntago gukura kwawe uvuga ushaka kwigereranya n'umuntu w'umuswa, akaba ari umuntu w'umuswa, wowe ukajya wigereranya ukavuga ati nzi ubwenge, ngereranyije n'uriya mudamu nzi ubwenge, kandi uriya muntu ni umuswa. Urimo urigereranya n'umuswa. Cyangwa urashobora kwigereranya n'umunebwe, umuntu udafite vision, araho gusa, ukavuga ati kubera ko ngende gukora tuno dukeya
ndamuruta cyangwa ngewe ni ngewe muhangano. Hari intambwe watera buri munsi, hari ibyo wakunguka, hari ubumenyi wakunguka buri mwaka, niko ngewe mbyizera. Noneho buri mwaka ukunguka ubumenyi ukazamuka, hashira umwaka ugafata Aurore wa 2024 ugafata na Aurore wa 2025 ukabishira ku munzani ukavuga ati narakuze cyangwa nasubiye inyuma. Niko kumenya ko uri gutera imbere cyangwa wadindiye. Okay, kwikompara kwanjye rero ntago najya kuvuga ngo ngo ndimo ndareba ngo Aurore na mama runaka ninde muhanga. No, ntago ariko ubipima, ahubwo ngewe uko mbyizera nuko mfata uwo narindiwe umwaka ushize n'uwo ndi uyu munsi. Ese narakuze, ese nabaye ndi gusucceedinga, ndimo ndatera imbere mu byo nkora, sibyo? Mugende mutangire mureke kwigereranya n'abandi. Ntubuzi ibyo umuntu anyuramo, ntubuzi ibyarimo, ntubuzi umufuka wiwe, ntuzi gahunda, ntuzi plan ziwe, ibyo yapanze azakora ku mwaka. Mugende none uje wigereranya uvuge ati mama runaka uwo narindi umwaka ushize none umwaka bimeze bite? N'abana bacu tubigishe, abana banyu mubigishe, bakajya bigereranya n'abana bo kwa runaka. Umwana wo runaka arashobora gukina football, akayikina akayishobora. Ntabwo ujya guforcinga abana bawe ngo mpaka mukine football kandi muyikine neza kurusha abo kwa mama runaka. No, arashobora kuyijyamo ikamunanira. Uwanye nawe arashobora kujya mu by'undi ari kugerageza bikamunanira. Ntabwo rero intego yanjye ari ukufata ngo abana banjye bamere nk'abana bo kwa runaka. Ntabwo ariyo ntego, siyo vision. Nukuvuga iyo nukwikompara, nukwigereranya kuba kurimo n'ibyifuzo. Kubera ko ntazi vision ya wa muntu, sinzi gahunda ye, nawe ntazi yanjye. Intego rero ihari nukukora cyane kugira ngo ngewe wuno mwaka, ngewe wuno munsi mbe mwiza kurusha ngewe wejo hashize. Tubyigishe n'abana, tubishiremo n'imbaraga. Ari umupapa uwo wari uri w'umwaka ushize uno mwaka ubu umupapa mwiza. Umugabo uwo wari uri w'umwaka ushize uno mwaka ubu umugabo mwiza, ufata umugore neza kusumba uko wamufashe umwaka ushize. Umubyeyi uko wari umeze umwaka ushize uno mwaka abantu bahekeya kuruta uko wayibahaye umwaka ushize. Ikadushireho imbaraga, noneho umwaka nurangira ujye wicara wasesenge upime sasa, ushire ku munzani. Se nateye imbere ugereranyije kuri wowe w'umwaka ushize ukagereranya n'uriwe uyu munsi, ukareba se narakuze, nateye imbere. Niyo success, iyo bita success, iterambere. Nibwo ureba success yawe. Ntago uvuga ati uwo narindi umwaka ushize ndamugereranya na runaka. Ntago tugereranya n'abandi, wigereranya n'uriwe. Intege nkeya wari ufite umwaka ushize uyu munsi uracyazifite. Imbaraga wari ufite umwaka ushize se byibura uyu mwaka za mbaraga uracyazikomeje. Courage wari ufite uracyayikomeje, byibura wayikomeza cyangwa ukanarenzaho. Ako ukareba ukavuga ati sinshaka amakosa nakoze umwaka ushize, sinshaka ko yakora uyu mwaka, kugira ngo ntere imbere nkure mbe mature. Okay, niba wigereranya n'abandi uzaba uri kwidindiza, kuko ntuzi gahunda zabo, ntuzi uko bateye, ntuzi intege nkeya zabo, ntuzi n'umwanya wabo uko bawukoresha na gahunda zabo uko bazipanga. Rero ujye wigereranya kuri wewe. Ibintu byo kwikompara n'abandi, kureba naka afite imodoka zingahe, naka afite abana bangahe, nanjye ngomba kugira gutya. No, waba uri murabara nabi, yaba ari imibare mibi, nta nubwo wakura, wadindira ukaba igikuru ukaguma ahantu. Ushobora kwigereranya n'umuswa ukajya wumva wowe uri umuhanga kubera ko wigereranyije n'umuswa. Ariko ni wegereranya na wowe w'umwaka ushize, wenda wari ufite intege nkeya, ukasanga uno mwaka warateye imbere, aho uzahita uvuga ati ndi successful, ndi gutera imbere. Sibyo? Nizere ko message mwayumvise neza, byasobanutse. Mukore subscribe, musige like, musige comment yanyu, mumbwire uko mubyumva, musharinga na video muyihereze n'abandi. Tuzasubira ubutaha. Murakoze. Bye.